turimo turakomeza kubona uko Yesu Kristo yakomeje gukorana n'itorero, ku cyari cyamuzanye n'ubundi no gukiza abantu, no gucungura umuntu, no kongera kunga umuntu n'Imana. Umurimo we rero wo hano ku isi urangiye, asubira mu ijuru, ariko asiga abwiye intumwa ati mutegereze, kandi umwuka wera naza muzabona imbaraga, muzahabwa imbaraga, hanyuma muba abagabo bo kumpamya. You will be my witnesses. Hehe, i Yerusalemu niho bari, hanyuma mukomeze mugere Yudaya, Samariya no kugera ku mpera y'isi. Yashaka kuvuga ati mugere no mu Rwanda, no muri Congo, no muri Uganda, ku mpera y'isi nyine, to all nations. Hanyuma dukomeza kubona rero umwuka wera aje koko, intumwa n'abandi bari kumwe nazo bashirika ubwoba. One of the manifestations umwuka wera ko yari yabamanukiye, nuko bashize ubwoba, baba bold, babasha guhamya Kristo. No muri persecution barabafunga, barabakubita, barabacecekesha, ariko barakomeza baravuga bati ntituzumvira abantu, ahubwo tuzumvira Imana. Now biza kugera igihe hanagaragara yuko hari harimo imbalance mu gusangira ibyabo, nyuma bahitamo gutoranya abadiyakoni, niko ngira ngo twabita, gutoranya abagiye kujya babafasha kugabura, hanyuma bo bagakomeza gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana. Ubwo ndavuga intumwa, ubu batoranyije harimo Stefano twamubonye mu gice cya 7 cya 6 kiranye n'icya 7, ariko nawe bisoza apfuye bamuteye amabuye. Ariko muri uko kumutera amabuye hari umugabo ngo witwaga Sawuli, arabihagarikira, arabyemera ko biba. Nyuma muri uko kumutera amabuye bakamwica, nubwo yari ahagaze proclaiming gospel, yanze kuyivaho, akemera no gupfa, abari Yerusalemu baratinya, bagira ubwoba, barahunga. Kabyite ko bahunze batatanira mu bihugu byo hirya no hino byegereye aho ngaho. And now nubwo tubona ari ikintu kibi, ariko something good is happening. Kristo yari yaravuze ngo muzampamya Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya. Bo rero bari bakiri Yerusalemu gusa. So the persecution no kwica Stefano bituma bagera aho batari bashatse kugera, bituma basohoka muri comfort zone, baragenda. Hanyuma mu bo tubona bagiye barimo Filipo wagiye i Samariya, agerayo abwiriza ubutumwa bwiza, ngo abantu benshi barizera, baranezerwa cyane, buzura umunezero kubera iryo jambo ry'Imana. Now dukomeje ku murongo wa 9 rero w'ibice 8 by'ibyakozwe n'intumwa, aravuga ngo hariho umuntu w'umukonikoni ni nk'umupfumu, sorcerer, umuntu uraguza umutwe, ariko nyine ni nk'umupfumu nyine, konikoni, witwaga Simoni, wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya, akiyita ukomeye. Twibuke ko hano i Samariya niho Filipo yari arimo kubwiriza muri iyo minsi. Filipo aribo bari bahunze bava Yerusalemu, bahunga persecution, ariko no mu guhunga bakakomeza kubwiriza. Aho rero benshi bari barimo bakizwa, buzura umunezero n'ibyishimo kubera ubutumwa bwiza. Ngo hariho uyu muntu rero witwaga Simoni, ngo wajyaga atangaza abantu benshi, hanyuma bigatuma yiyita ukomeye. Hano urimo urabonamo one attribute wenda muri nyinshi z'uyu muntu witwaga Simoni, ko yiyitaga ukomeye. Mu yandi magambo, yariyumvaga selfish, yari afite ako kantu ko kwiyumva no kwireba. Umuntu wiyita ukomeye, urumva nyine wa mugani w'ikinyarwanda gisigaye kiri uyu munsi, ni ukwikina. Yego. So noneho ngo baramwumvaga umurongo wa 10, bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje, bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. You know ko n'uyu munsi hajya haba this confusion yo gushaka guconfusinga Imana with a person, kubera umuntu ibintu yakoze, twabonye yakoze, and we want to call him God, to the extent of even worshiping the person. Rwose ukabona umuntu nawe yise ukomeye nyine,
hanyuma muri uko kwiyita ukomeye n'abantu nabo bagashaka kumupurayizinga no kumushyira hejuru no gushaka kubona ngo uyu niwe he is as man, niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye, he is, ni ukuvuga ngo bamubonye nk'Imana ubwayo, he is not, no kuvuga ngo niwe ufite imbaraga wenda y'Imana cyangwa ngo niwe ukorerwamo, he is, urabona ino mistake bakoze, ariko nawe ntanabyange ahubwo ngo akiyita ukomeye, though turanabibona nyine ko nta n'imbaraga y'Imana yari anafite kuko nyine yari umukonekone. 11 ikavuga ngo icyatumaga bamwitaho ni iki rero, ngo nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonekone bwe, he amazed them, yatumaga batangara kubera biriya by'ubukonekone. Urumva kubera abantu dukunda so fast things, ibintu byihutiyeho, ibintu bitangaje, imeze ihindutse, wenda ihindutse igikeri, ibintu ugasanga abantu dukunze kubona ibintu by'ibitangaza gusa, yego ibintu by'ibitangaza biri aho ngaho, umuntu yararwaye uziko murambitse ikiganza arakiza aragiye, ntitubone the power of God, ahubwo tugashaka icyo kintu nyine, ukabona twashituwe n'icyo kintu cyabaye gitangaje. Uzabona abantu akenshi turemye mu gushamadukira cyangwa mu kwirukankira ibintu bidasanzwe. Ikintu kirabaye Nyabugogo ukabona abantu barirunze kandi n'icyo kintu wenda ari na kimwe, ukabona ndetse kubona akavideo k'umugore akubita umugabo and abantu bashamadukiye barimo barabireba, undi nawe nkaho yagakishije agafata video itwara amasegonda ngahe umunota ukagera arimo gufata video nkaho yagakishije. N'uyu munsi biragwiriye, n'aba ngaba nabo bashishikariraga, bashamadukiraga kubona ibyo bintu by'ubukonikoni bwe yakoraga. Birumvikana ko byabaga ari ibintu nyine bitari normal, bitasanzwe muri the natural phenomenon of lifestyle. Noneho ngo ariko bamaze kwizera, ba bantu bamutangariraga rero bari muri bariya bizeye ibyo Filipo yigishije ku mirongo ibanza y'iki gice, mirongo 3, 4, 5, 6, 7, 8, yigisha ubutumwa bwiza. Hari abizeye ndetse buzura umunezero. Abo ngabo muri abo bizeye hari harimo n'abajyaga batangazwa na buno bukonikoni bwa Simoni. Yego, ngo ariko verse 12, ngo ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Mu yandi magambo, they turned, barahindukira, bareka gutangazwa na sorcery, bareka gutangazwa n'ubukonikoni n'ubupfumu bwa Simoni n'ibintu biri unnatural, maybe they want to call it supernatural, simbizi, ibintu bidasanzwe Simoni yabakoreraga. Baravuga ngo va ku giti dore umuntu, dore tubonye noneho ibitangaza bikomeye. Kubera iki? Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana n'ubutumwa bwiza buvuga izina rya Yesu Kristo ubwabyo ni ibitangaza bikomeye cyane. Buri muntu yakabaye ashamadukira. Niba umugore yakubita umugabo muri Nyabugogo abantu bagahurura hanze, niba umuntu yasimbuka etaje ziriya bajya biyahuriraho Nyabugogo no mu mujyi, akajya kuri etaje ya 7 agasimbuka akamanuka akagwa hasi, abantu bagahurura baje kubireba ari benshi cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo iyo bubwirijwe in its totality and truth, nta gikuweho, abantu nibwo batangarira cyane ndetse bakwiye kuza birukaniraho cyane kuruta ibindi bintu byose twakabonye abantu birukankira. So barahindukira rero, bareka kumukurikira no kumwumva no gutangarira ibye, ahubwo barizera, barabatizwa. Mu yandi magambo, they got saved. Ari nacyo cyatumye buzura uriya munezero twabonye kuri verse 8. Noneho ngo na Simoni rero ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa, uba nawe yaremeye muri aba bemeye ndetse nawe arabatizwa. Ngo none amaze kubatizwa ngo agumya kubana na Filipo, we nta nubwo yigeze amusiga. Turaje mu kanya tubone igitangaza noneho icyo tutagatekereje ko cyabaye. Ngo abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa. Yarema uyu Simoni abonye Filipo uburyo akora ibimenyetso n'ibitangaza. Remember bano bigishwa zino ntumwa uko babwirizaga ijambo ry'Imana bavugaga ryajyanaga n'ibimenyetso n'ibitangaza.
mwabibonye none harumirwa nyanga aravuga ati uyu nguyu we andenzeho. Ariko se Simoni yari yakijijwe koko? That's a question to ask. Nubwo yari yabatijwe, was he really saved? Ese umutima we wari wuzuye, wari uri driven by righteous ambitions, wari wuzuye gukiranuka niko kwamuteraga gukurikira bino, cyangwa wenda yari ifitiye ibindi bimurimo biri selfish and maybe he was not saved? Turaje turabibona. Now something happened rero. Nubwo hariho abari batataniye mu bihugu bitandukanye bava i Yerusalemu, intumwa zo zagumye i Yerusalemu, niko twabibonye mu mirongo ibanza y'iki gice. So 14 iravuga ngo nuko intumwa zari i Yerusalemu zumvishe yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana bano babwirijwe na Filipo, ngo zibatumaho Petero na Yohana. Petero na Yohana bariho bamanuka bajyayo. Twibuke ko bano bagabo aribo bakunda kuvugwa cyane kuva aho twatangiriye kino gitabo. Ariko biranumvikana, Petero niwe Yesu yabwiye ati ragira intama zanjye. Na Yohana bigaragara ko yakundaga kuba ari hafi ya Yesu cyane. So ngo intumwa rero zibatumaho Petero na Yohana, ngo nabo basohoyeyo. Iki ni Ikinyarwanda gikomeye wenda bisobanura ngo nabo bagezeyo, ngo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera, kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Hano bishobora guteza confusion, kuko ubundi tuzi ko umuntu ahabwa umwuka wera agikizwa rwose, ako kanya agikizwa umwuka wera w'Imana aza akabana nawe. Ariko hano turabona bavuga ngo baraje barabasengera ngo bahabwe umwuka wera, kuko ngo hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. So nanjye byanteye confusion, bituma nshakisha gusoma hirya no hino commentaries and what abantu babivuga kwinshi. Hano abavuga yuko nyuma yo gukizwa umuntu akwiye gusengera umwuka wera ngo azamwuzure, ngira ngo ni hamwe mu bahera bavuga yuko umuntu akijwe batarabona umwuka wera. Ariko hari n'abandi bavuga ko umwuka wera yari yaje ari kumwe nabo rwose kuko bari bakijijwe, ahubwo icyari gisigaye ni impartation no guhabwa maybe kugaragaza signs of gifts bahawe n'uwo mwuka wera. Wenda kuko atariyo topic y'uyu munsi, reka two kubitindaho. Mu bigaragara gusa abantu bari bakishijwe, and then intumwa ziraza nazo zirabasengera ngo bahabwe umwuka wera. Twazashaka undi mwanya wo gufata topic kureba ngo umwuka wera aza ryari, hanyuma ahangaha bishatse kuvuga iki ni reality, but in itself biragaragara ko nyine these people baje bakabasengera kandi umwuka wera koko akabamanukira. Uko kubamanukira rero niko dukeneye kumenya, ese ntabwo yari ahari cyangwa yari ahari, ariko the end result yarabamanukiye. Mu yandi magambo abakijijwe babona umwuka wera. So 17 rero avuga ngo nuko babarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera nyine. Yego, noneho ngo ariko Simoni reba noneho, kuko urabona iyo urimo gusoma Bibiliya ureba something that is coming again and again. Uhereye kuri verse yabanje guhera kuri 13-14 nako no guhera hejuru kuri 9 gukomeza, urabona Simoni. Hanyuma Simoni biraza bigera kuri 13 bakimuvuga, bigeze kuri 14 hazamo kano kantu gaciyemo k'intumwa zaje kwasengera ngo buzure umwuka wera. And then 18 hagarutseho ngo ariko Simoni. Bivuga ngo ino portion yose irimo iravuga kuri Simoni. Actually the emphasis nta nubwo iri mu kukuzura umwuka n'iki, ahubwo iri kuri Simoni uyu nguyu. Reka turebe rero impamvu agarutse kandi nayo emphasis ni nawe nyigisho y'ino portion. So ngo Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera azizanira ifeza, n'andi magambo azizanira cash, amafaranga. Ngo arazibwira ati verse 19, arazibwira ati nanjye nimumpa ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera. Now emphasis iri kuri Simoni, kandi barimo baramutwereka nk'umuntu mu by'ukuri utari wakijijwe na gato, ahubwo ugifite za selfish ambitions zo kugomeza gushaka kuba ukomeye. Wakwibaza kuki yashakaga kubona izi mbaraga zo kugira ngo asengere abantu nabo buzure umwuka wera. Ugendeye hejuru ku byo yari afite mbere, nuko yabishakaga kugira ngo akomeze yitwe ukomeye nyine akangane. Kora amafaranga
yaramenyeye nyine kwaka abantu amafaranga ngo agire ibyo akora bikomeye, akavuga rero nabo buriya yabahaye niko byagenda. Abantu benshi which is wrong, bakizwa batagamije guca bugufi no kwemera ko ari abanyantege nke ngo bemere ubuntu bw'Imana, ahubwo bagakizwa kubera ndabivuga gutereka bivuge mu buryo bubiri. Bagakizwa one kubera bari bari muri situation zikomeye cyane, kandi noneho barabona gukizwa ari the escape. Nari ndwaye meze nabi kandi ndumva ninkizwa aribwo ndi bukire indwara ndwaye. Nari ndi umukene maze igihe nta kazi and ninkizwa nzabona akazi. And you know some preachers nabo bakapreachinga gutyo, bakabwiriza gutyo. Uwo muntu mu by'ukuri ntabakijijwe, ahubwo abarimo gushaka selfish desires ze ko ziba fulfilled. Uwa kabiri nukizwa rwose anabizi ko ari umunyabyaha, ko ashaka Imana, ashaka ubwiza bw'Imana. Yamara gukizwa yagerayo akumva yuko yes, narakijijwe and my life should be that life iri hejuru iriya, nta bukene, nta kurwara, nta kubabara, nta gupfusha. And it's wrong. Ntabwo byakunda kutapfusha. uretse no gupfusha no gupfa nyine bizakuzaho nawe ubwawe. Wajya kureba one by one ukabona nyine ibyo arimo kubelivinga in biri wrong, kuko the message of Christ si byirimo kuvuga. The message of Christ ni tubwira ko turi abanyabyaha, kandi the escape yo kuba abana b'Imana no gukizwa ihari ari ukwizera umurimo Kristo yakoze. Now uyu Simoni rero nawe biragaragara ko mu by'ukuri dufite ba Simoni benshi. Simoni ntiyari yakijijwe, ahubwo yishakiraga gukomeza kuzuza selfish desires, ambitions ze, no kugira ngo akomeze kuba ukomeye. Nahoze ndimo gusoma nkabona ngo hari icyaha bita ngo ni Simoni nka Simoni nyine mu cyongereza Simoni. Okay, Simoni, SIMONY, Simoni ngo ni paraphrasing, ni icyaha umuntu akora kuko yashatse kugura ibidasanzwe bigurwa, cyangwa yashatse kugurisha iby'Imana bitagurishwa. Yes, it concerns godly things. Ufata iby'Imana bitagurishwa ukabigurisha, like gifts, godly gifts. Umuntu agashaka kuvuga ngo ngewe ndazigurisha, ndazifite. Icyo cyangwa cyitwa Simon, kubera yuko nyine cyitiriwe Simoni uyu nguyu washakaga kugura iby'Imana itangira ubuntu. Na bikomeze ababwiye ati nanjye nimumpe ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera. Yarambivuzeho nihuta ibindi biroroshye. Ngo Petero aramubwira ati pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. No one can buy it. Rwose wow to those preachers bavuga ngo nimuzane amafaranga mubone ibingibi. Rwose bazabona ishyano abashaka kugurisha cyangwa gucuruza impano y'Imana, cyane yuko nta n'uwayigura. Ni ubupfapfa, ni ukugenda ngatanga amafaranga yanjye gusa, ariko ibyo bampromisinga sinabibona, kuko iby'Imana nyine bigurwa ifeza, ntibiboneshwa ifeza cyangwa amafaranga. Ati nta mugabane haba n'urutabe cyangwa even a small thing ufite muri byo, mu by'Imana, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Yes, aha niho hatwereka yuko Simoni atari yakijijwe rwose, kuko yari afite umutima udatunganiye Imana. Mu yandi magambo yari akifitiye umutima we wireba we ubwe wenyine. Ariko hari abashobora kumva ngo Petero yaramubwiye ngo genda upfe, yaramubwiye ngo pfana ifeza yawe. Oya, ntabwo yamubwiye ngo nagenda apfe. Ahangaha ni nko kumubwira ngo rwose ibyo ngibyo nubigumamo bizakwica, go to hell with it, cause ntibibaho yuko wabibonesha iby'Imana. Ariko ntabwo yamubwiye ngo pfa, ahubwo kuko urabibonera kuri verse 22 ngo nuko amuha the way out, amwereka ati buriya bya bindi wakoraga ntabwo wakijijwe rwose, dore ahubwo dore inzira nyayo ngiyi yo kubona ibingibi ushaka. Ngo nuko wihane ubwo bubi bwawe, usaba umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe. Iyo selfish ambition, izo selfish desires zawe, niba bishoboka ubibabarirwe. Through what? Through repentance. Wihane.
amaboko y'Imana abakirambuye for everyone who will repent. Aramubwira ati ngo ndakureba uri mu birura no mu ngoyi zo gukiranirwa. You are full of bitterness, kandi ugoswe, uri mu ngoyi, mu kigoyi, uzengurutswe no gukiranirwa and righteousness. Ati nta bundi buryo rero bwakubaho uretse kwihana. Mu yandi magambo, kwihana ni iki? Ni ukwemera Kristo, hanyuma ukareka the selfish desires zawe, ugatangira kureba impano y'Imana n'ubuntu bwayo. Noneho umva Simoni rero yakabonye umwanya wo guhita apfukama akihana, ariko ndebera selfish ambitions ukuntu zimugumamo. Ngo Simoni aramusubiza ati munsabire umwami kugira ngo hatagira ikintu kimbaho mu byo muvuze. Nta nubwo arakabona yuko ari we bireba ngo apfukame yihane, aracyarimo kurebera agakiza ke mu bandi bantu, which is wrong. Hari abantu rwose tubonera gukira kwacu, gukizwa kwacu, gukomera kwacu, tugashaka gukomeza kubibonera mu bandi bantu. It's wrong. So ngo noneho intumwa zimaze, ngo nabo bamaze guhamya 25 no kubwira abantu ijambo ry'ubwami, basubira i Yerusalemu babwiriza ubutumwa bwiza mu birorero byinshi by'Abasamariya. Bagiye babwiriza mu birorero or in the villages, bagenda babwiriza ubutumwa basubiye i Yerusalemu. Ahangaha turabonamo akandi kantu yuko icyo batakomeje noneho ngo barenge Samariya bakomeze bagere mu zindi nations and nations and nations. Ko rero yari the promise yari y'Imana, ko ari Imana yari yagambiriye kubakoresha. Mu by'ukuri ni ikintu gikomeye nyine batari barimo kumva, batari barimo no gushaka gukurikira so far, ariko tuzabona yuko bakomeje gukurikira ndetse bakazabigeraho. So tuzabibona, ariko kugeza ubu ngubu turabona bisubira i Yerusalemu, ntabwo baragashaka kugera to the nations. So nk'amasomo rero twakuramo wenda twihuse, ngerageje kubibona nihuta. Cyambere nuko gukizwa kwacu, yes, tubibonera muri Kristo, kandi bikagaragarira mu mitima yacu iri fully devoted to God, ireba Imana gusa, ntishake no kubona Imana through anything of what we can do, what we can pay. Ikiguzi turi butange, umubiri wanjye ndawica gute, ndatanga ibiki n'ibiki, oya rwose. Iby'Imana ntibibonerwa mu biguzi ibyo ari byo byose. Iby'Imana bibonwa kubw'ubuntu bw'Imana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, no kumva, gukomeza kureba reka nyite kind of a failure ya zino ntumwa. Why didn't they advance with the gospel? Imana yari beretse ngo dore aho mubwiriza abantu barakizwa bakemera, kuki batakomeje ngo bakomeze n'ahandi. So uyu munsi natwe bikatubwira ngo let's be bold and preach the gospel. Rwose abataramenya ubutumwa bwiza bamenye, dusengera abajyana butumwa, the missionaries, aho taragera, natwe aho turi twemere duhagarare nk'abakirijwe koko, dufite imitima itararikiriye iby'isi, dufite imitima itararikiriye kubona ABCD, ahubwo dufite imitima ihanze amaso irangamiye ijuru gusa ubwaryo, n'Imana na Kristo, kuko niho nyene hari amahoro yacu n'ibyishimo byacu. Ubuntu bw'Imana n'imbaraga zayo bikomeze kudushoboza kwemera kuyoborwa nayo. Umwuka wayo akomeze, umwuka w'Imana akomeza tuyobore, kandi adushoboze gukomeza kwikiranukira no guhazwa nayo mu byiduha byose. Amen, amen, amen.